ibyinyo kwa muganga barabivura, ko akenshi iyo mubajyanye kubakuza muri magendu baba muri gushyira abana banyu muri risike y'uko ashobora kuzahura n'ingaruka zikurikira. Ashobora gukurayo icya mbere, ashobora gukurayo hariya infection, uko biriya byuma bakoresha muri magendu akenshi ntibiba bitetse, niyo byaba bitetse hari igihe hari udukoko tumwe na tumwe tudashobora gushya bitewe n'aho babitetse. Icyo gihe rero uba uri gushyira umwana wawe mu byago by'uko ashobora kuhakura infection zishobora kuzamugiraho ibibazo, bishobora gutuma igufwa ry'urwasaya ribora bikazagera kure. Uba uri kumushyira muri risike y'uko ashobora kuva ntakame, akaba yagira ikibazo cyo kubura amaraso, bishobora no gutuma yanapfa. Bishobora gutuma kandi habaho kwangirika kw'insoro z'amenyo y'abantu bakuru, bitewe n'uko ari amenyo y'abana aba azavamo hakamera andi. Inyuma yayo rero aho ryari rihagaze haba hazamera irindi ryinyo, ariyo yaya menyo twe tuba dufite b'abantu bakuru. Aya ngaya iyo akutse nta rindi rimeramo. Bitewe n'uko rero uriya muntu uba uri kubikura aba atabisobanukiwe neza, niko nabyita, ashobora kujombamo icyuma ntamenye aho agarukiriza, bikarangira cya cyuma gikoze kuri rya ryinyo rindi ry'umuntu mukuru ryari kuzamera hahandi rikaba ryakangirika. Ariyo mpamvu ushobora gusanga umuntu afite iryinyo rimeze nk'iririho amashami. Ikindi, ashobora kugira ububabare bukabije bitewe n'uko nta miti baba bari bumuhe igabanya ububabare, cyangwa se ngo bashyiremo babe bayimutera cyangwa bayimuha ayigure, ntabyo baba bazi. 3 by'ingenzi ubundi ugomba gukora nk'umubyeyi